kuri Mwa Media TV inshuti bakunzi bacu. Turashimira buri umwe wakoze subscribe, like, share ndetse na comment kuri iyi channel. Mukomeze kudushyigikira kugira ngo tuzatuganira amateka, umurage, umuco n'ubuzima bw'abakurambere bacu. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu dukomeje rwa rugendo rwo kugaruka ku mateka n'ubuzima bw'abatware batwaye u Rwanda. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mutware witwaga Butera Frederic uzwi cyane nka Butera bwa Nturo. Umutware Butera Frederic uzwi cyane nka Butera bwa Nturo ni mwene Nturo watwaye ikabagari muri Nyanza n'umutware kazi Angeline Kamororo. Unyuze ku muzi wa se, Butera bwa Nturo akomoka mu muryango mugari w'Abanana. Naho nyina umubyara akomoka kuri Kigenza cya Rwakagara. Abanana bakomoka kuri Munana wa Gihana cya Kirima wa kabiri Rujugira. Umuryango w'Abanana wakomotsemo ibihangange byagiye bigaragira ingoma. Si umubyara rero ni mwene Nyirimigabo ya Marara ya Munana wa Gihana Nyamihana cya Kirima wa kabiri Rujugira. Uyu Gihana Nyamihana ni umwana w'imfura w'umwami Kirima wa kabiri Rujugira ndetse akaba umutabazi w'umucengeri watabariye mu gihugu cy'u Burundi. Umutware Butera Frederic mu mabyiruka ye yabaye intore mu itorero ryitwaga Intaganza, aho se umutware Nturo yatwaramo intore z'ikirenga nka Sayinzoga Garikani. Uyu akaba ari sekuru w'intore nyakwigendera Yiva Burabyo uzwi nka Yiva Buravan. Nibwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatumijeho muramu we ndetse akaba umutware Deogratias Bijwara ngo hatangire imyiteguro y'iryo murika. Expo 58 yatangiye ku ya 17 Mata uw'igihumbi 1958 kugeza ku ya 19 ukubaza muri uwo mwaka, ndetse yitabirwa n'ibihugu 44 byo ku migabane itandukanye y'isi. Intore z'i Rwanda zahaserutse neza zihagarariwe na Butera bwa Nturo, nuko inkuru y'abahungu ivuka ityo. Butera ari intore y'igihangange dore ko benshi mu ndashyikirwa zamwirahiraga. Byakarusha intore y'ikirenga Sentore Atanazi wa Munzenze waje kwita izina umwana we w'umuhungu Butera Alphonse benshi muzi nka Masamba Intore. Umutware Butera niwe umunyabigwi Cecile Kayirebwa yaririmbye mu ndirimbo Tarihinda amusingiza agira ati arabarusha Butera urya mwana wa Nturo hinda mama. Ubu buhanga bwe bwatumye ubwami bw'Ububirigi bufata umwanzuro wo kumushyira ku noti yakoreshwaga muri Kongo Mbirigi ndetse na Rwanda Burundi. Ikindi nanone uyu mutware agaragara muri filime yitwa Remine de Roi Salomon igaragaramo abandi batware nka Mwikarago Vincent. Uyu yatwaye Mushishiro, igikomangoma Baziga mwene Gacinya ka Rwabika rwa Gahindiro. Undi wagaragayemo ni bene Mpiga Kereva, umubyeyi wa Padiri Byusa Eustache, umucamanza Iyarwemwa Francisco, igikomangoma Gahondogo umuhungu wa Nzirabatinya mwene Nyamashara 1950. Nuko isohoka mu kwezi k'Ugushyingo muri uwo mwaka. Iyi filime irimo amashusho umutware Butera bwa Nturo ahamiriza neza cyane binogeye amaso benshi mu rubyiruko rw'ubu bakunze kwifashisha ngo bavome ubuhanga bwe. Umutware Butera ni umuvandimwe w'abatware bane bamenyekane cyane ari bo umutware Bwanakweli Prosper washinze ishyaka rya Raderi, umutware Nkuranga